Musaro wajureka kwivumbura gutyo mwana wewe wakumvisha umuntu numba umuntu akweretse urukundo wajya umwereka urukundo turarwana gutyo we nimba umuntu akweretse urukundo bimugaragariza nawe urangana kwijana mwabantu mwe none ibi bintu ni ibiki je nagiraga ngo ni ibintu byo gukabya ni iki none ndebera birabaye 100%. Umusa bimeze bite Umusa swingi no mutipe noneho Umusa bimeze bite se man ngwasi watubabariye mwana ukumva umuntu nimba umuntu agusabye imbabazi agafata umwanzuro wo kugenda agafata umwanzuro wo kugendaho gutya sibyo nuko aba yagukunda basi bye nako bikunda watubabariye koko mwana watubabariye abasore bose mwana abafashe sita watubabariye koko mwana none ashobora sita watubona sibugu mwana urabona ibintu ko bizigende bitemana iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura ibyisho bya Rwanda bagasika mu tondo saa 7 nimugoroba. Uyu munsi nta byinshi mfite byo kuvuga, ibyinshi turaza kubiganira story yarangiye. Umuntu amaye amakuru ngo hano Nyabugogo hari agatendo hari agashya umusore ateye ivi mu nzira. Ndahabona hari abantu bashungamirije reka nambuke ngere kamerama we tujyane reka nambuke ngere nubwo ndi kubona bitoroshye ntago byoroshye. Ndabona imodoka ziri kugenda nimba ndi mu manuke nimba ndi buzamuke ntago mbizi kweri. Ndabona ari ibibazo namwe murabibona ko kwambuka byambanye ngo byabaye ibibazo ndakurahiye kwambuka n'ibyanjye naheze mu muhanda rwagati ariko birarangira ngezeyo byarangira ngezeyo umuntu wampaye amakuru ko bisa kose na umuntu yize ufite amakuru yize witana kwijana cyangwa ukuntu nanjye ndi bugere ibintu bikagenda neza cyane nkareba nimba koko ibyo bintu ari byo ndabona mbagezeho ndabona ahantu kabere ndakurahiye kamera mabanguka mande Cameraman banguka man. Cameraman. Cameraman banguka amashusho afate neza mwana. Niko. Mu muhanda rwagati wala. Niko. Cameraman, ibintu byose bifate neza 100%. Mwabantu mwe none ibi bintu ni ibiki? Je nagiraga ngo ni ibintu byo gukabya ni iki none ndebera birabaye 100%. Umusa bimeze bite Umusa swingi no mutipe noneho Umusa bimeze bite se man ngwasi Umusa bimeze bite se pasha man wenda kugaruka mu kanya ntaribi wihangane kambaze niba ari zura mukobwa ikintu kimuteye gukatira no mutipe mu ruhame rungana gutya Manzi niba ari zura mukobwa kiti umva sister umva mubwiye mu bimeze biti umva se bimeze biti umva se nibiki ndashaka kuganira nawe Mbabarira nawe mbabarira. Twamuke nyine tuganire gato se. Mbabarira nuko rero nabibonye imana. Mbase mwana akanganye se pasukanganye. Mana ngo mbishaka
bigenze bigenze umva wihangane tuganire basi gato tuganire turaganire ukatiye mu muhanda rwagati bigenze bite none ushaka tuganire none igihe cyo nshaka kumenya ni iki umusore uje kuguterera ivi ntabwo mwari mwegeze mubyumvikana njyewe umusore araje arifatanyira ibyo mu muhanda ntabwo mwakundana njye se na mana yanjye imana ikaba nagasuzuguro ni muhanda Nyabugogo oya buri umuntu buriya ni surprise yashaka mani suko njyembye kandi nawe reka mbabarira kandi buryo wafata umuntu w'umugabo ukamwaragaza mu muhanda rwagati kuko gute bose ko ntibere mu muhanda bose ntabwo wamukundaga byibuze kuba mukunda ni kimwe no kuba yanzana muri kaburimbo Nyabugogo ni kimwe none se wumva ko ahantu heza ari kuguterera ibi hari kuba ari mani reka nkubwire suri umuntu nawe genda umuntu ndetse ngubu wowe wajya gutera umukobwa ivi Nyabugogo Nyabugogo se oya buriya no cyari ikimenyetso cyo kugira ngo mani nawe mbabarira kanze ndatashye we hangane basi tuvugane gato sibyo cyari ikimenyetso cyo kugira ngo akwereke ko mu ruhame rw'abantu benshi ibyo bintu yagira ute yabikora oya nagasuzuguro kari wamurara noneho mana yawe mani sinshaka no kumubona erekeza kuri amurara mani njye kumuvugisha nawe wenda sibyo umunsi umva se umva nkubwire umva nyine umva nkubwire mani ambukuze nkubwire mani ambukuze nkubwire ngaragushaka basi mwana we hangane sibyo ihangane gato basi umwumve oya ihangane gato umwumve sibyo oya turatwana ihangane basi umwumve sibyo umunsi wumva se umva nkubwire mani none se mani bimeze bite jewe uyu mukobwa twarakundanye none se kuba mwana no ngewe ndavuga ni kubera ko dukundana reka nze muterera iva hano bose babire bano Nyabugogo urabona hano ni muri gare kugira ngo ibintu bigende neza ariko afashe umwanzuro wo kugutereza amana sibyo yego twumvikane manje urifashe umwere ivi Nyabugogo se ko swambwiye kunkunda kuba nkukunda ni kimwe no kuneva ivi Nyabugogo ni ikindi mani ntabwo bwinjye ntabwo bikunda mani kandi turashwana mute se kandi nimba umuntu agukunda she niwambwiye kunkunda kamukunda se bidakunda kuteza Sister wajya ureka kwivumbura gutyo mwana wewe wakumvisha umuntu numba umuntu akweretse urukundo wajya umwereka urukundo turarwana gutyo se we nimba umuntu akweretse urukundo bimugaragariza nawe urankunda nese umwana umutipe umukobwa wawe ukunda se urankunda bana gukundaga nisimye no kunzana hano Nyabugogo n'iki basi mbabarira sibyo impamvu nakoze bino bintu uraje mwubise ibyo bintu wabuze ahandi hantu se wajya gutera iryo vi cyangwa se rino ni impeta sibyo yigumana ugenda uriya n'abandi nyemerera basi nyiguhe sibyo nayo nyeneye nyemerera nyiguhe nayo nyeneye ntabwo wabuze ahantu watera ivi basi urankunda ntabwo nyigukunda ntabwo nkunda kubera ibintu ukoze mani bino ntabwo ari byiza kandi nawe urabibona uyu muntu nimba akuzanye mu ruhame rw'abantu bangana gutya ni kimwe none se umusore kumufata ukamusebya hano Nyabugogo abantu bose bareba ufashe impano yakuzaniye zikubise hasi urumva ari cyo gisubizo kizima koko yes cyo gisubizo kizima kubera nabikunze cyangwa ntabwo wigeze unamukunda oya namukundaga nakubwiye ngo bumani byawe ntabishimishije sheri wafashe inometa nayo mfashe wafashe inometa kandi ndanagiye nawe ntuze kunkurikira ntumurikire ubundi uvuye he uwo ari we bintu bye ni umuntu umpaye amakuru arambwira ati hano hantu harahiye bigenze bitya na gutya none se wakemukana ndanze basi ngwino tujyane mu rugo tujyana he kare koze gutabikoze uko mbese uko twasohokanye tukagirana Nyabugogo ukambira ngo nta kibazo mbese tuvuyeho tuvara ubundi mutuye ma wacu ni Kimisagara wowe wafashe icyemezo urabanga ugomba kuza guterera umukobwa ivi hano Nyabugogo aho namwe abasore mujya munsetse hari ibintu mutamwatekere umuntu bumwizeye ute bituma muzana mu ruhame rw'abantu rungana gutya no kuvuga ngo umukobwa tumaranye igihe dukunda mumaranye imyaka ingahe none urabizi ko abakobwa muri iki gihe hari igihe mukundana ufite abandi bahunga akunda ukavuga kugira ngo abimamirize kankunda reka ngenda ahantu hari abantu benshi mbikore ndebe kabyemera ese iyo tuba turi mu cyumba nanga babyemeye
abo nanga babyemeye ahubwo ikibazo agize nuko ari mu ruhame rw'abantu agagira isoni avuga ati nababandi nabeshyaga bari kumbona. None se wowe urumva imyanzuro ugiye gufata ari ihe nyuma y'ibintu bikubaye ahanga? Ndabizi arankunda. Ndabizi arankunda. Ugukunda kandi buri umuntu ugukunda ahantu hose yabigaragaza. Umuntu ugukunda ahantu hose yabikugaragariza. Urumva? Rero umuntu ukwiyakaniye mu bantu nta rukundo rwose afite. Noneho ngiye ikintu kinambabaje nukuntu tugeze hariya hepfo akanamagarika akabanza akanamobera mbonye amobereye mise mufata ukuboko ndamusoma mbona arabyemeye mubwiye ngo namobera aramobera nyine ubwo nari ndi muri cya gikorwa cyo gutegura gutera ivi mbonye byose abyemeye ndavuga nibyanga byakunda uyu mukobwa ari muri gahunda yuko mupropoje yabyemera manutse ne yiva itasubira inyuma nkuyemo impeta mbona yise ajya inyuma gatoya mbona asa nk'umuntu unyiranze ngiye birambabaje rero. Sasa we ibi bintu ukoze ubu ngubu urumva Imana byonyine izabikubabarira? Izabimbabarira cyane, izabimbabarira. Ureba abantu bose bari kunshungera umuntu w'umugabo. Ubu hari abakobwa nanze benshi, hari abakobwa banyirutseho benshi nkabanga, ariko birangiye byose bigize gute abipfushije ubusa, sibyo? Ubu birangiye byose abipfushije ubusa. Mbese ubu ngubu ni binankoreye. Oya nukuvuga ngo ibi bintu rero ngiye burahari ikosa sigaye mbana ku basore. Sheri wambabariye basi ukakira ino meta imwe yonyine basi wamugira ikize. Ese ubu ni mwarimo maranye igihe kingana gute mukundana? Uyu nguyu tumaranya imyaka 2 n'amezi 3. Imyaka 2 n'amezi 3. Yego. Urabizi rero hari ukuntu uba ukundana n'umuntu. Yego. Ariko ukabango kugira ngo ahamye neza ko ngiye wankunda no kugira ngo nabandi batazavuga ngo wenda ngo uyu mukobwa afite undi mukunzi ngiye kuba naje Nyabugogo suko ndi ikigogi sinuko ndinjije ahubwo ngiye navuze ni bize hano mu ruhame abantu babibone urumva abantu babibone camazimwe naba basore bamwirukagaho birangire nanjye naba bakobwa banyirukagaho birangire ariko muhaye impeta yanjye bwa mbere mu buzima bwanjye na undi mukobwa ndahimeta nawe ndahimeta mumfashe basi iyi meta yakire basi. None se basi wamufashije ko oya wamukuye mu isoni z'aba bantu wabikoze ariko mara yanjye kamubwiye so ntabwo byumva wabikoze koko nimba umukunda byanyabyo nimba umuntu agukunda byanyabyo wabikoze basi urose ufite abandi bantu ukunda ufite abandi bantu ukunda wowe none se kuki utari kwemera cyangwa urumva utari capable yo kuba yaba umugabo wawe wazaza? Ibyo ni kimwe no kubinga ariko ukora ni ikindi nakubwiye ngo ntabwo mbishaka. None se umuntu akugaragara irebe imbaga y'abantu irahanga sibyo kuki uyu muntu utamugirira icyizere cyangwa se umuhereza amahirwe basagira ute? Nawe tubashwana wanje ntabwo turi bushwane sibyo ntabwo turi bushwane impamvu turi bushwane ni sibyo nimba umuntu akugaragarije urukundo rungana gutya sibyo akaba janga mu ruhame rw'abantu bangana gutya Nyabugogo haba hari abantu barenga 20 cyangwa 50 akemera gupfuka amahanga sibyo akaguterera ivi kuki utamwumva ariko nakubwiye ngo ntago bikunda ntago bikunda none se ntago umukunda mubwiza ukuri none abantu bose ntago umukunda kuba mukunda ni kimwe no kuba yanzana hano Nyabugogo ni ikindi kuzana aha Nyabugogo urumva cyari ikimenyetso kikugaragariza ko Nyabugogo se ni ikwereka ko umuntu agukunda none se wowe ugiye gukora ikimbabare umbwira ikintu ugiye gukora nyuma y'ibi bintu bikubaye uyu mukobwa urakomeza umukunde uramureka ushaka abagushaka ukunda ugukunda urakora iki? Urumva imyaka 2 aba ari myinshi imyaka 2 ukundana n'umuntu aba ari myinshi uba waratakaje byinshi uba warahombye byinshi sibyo ako kanya rero kandi ntunkurikire reka ngiye nkurikire uriya musista man we ngo tujyane nkomeze mu kwingingira cyangwa umwihorere man ni ibi ngibi nyine agukorera nyine nta bindi motari wakihanganye basi mani wambabariye oya reba none umuntu ushobora kugira icyizere mu mbaga y'abantu bangana gutya man akemera akakugirira icyizere sibyo kwanza ntwara bariko kumana mundeke muri kuncisha mu bwonko ubusugiye nje kuncisha mu bwonko ngo basi tubabarira man babarira none ngiye gusaba akantu sibyo noneho bikore nk'abasore bose dugirira impu kuba wafata umusore mugenzi wacu kamwandagaza mu bantu bangana gutya nacyo ni ikintu gisebe wese ko anyandagaje mu namahanga kwandagaje iki ni ikintu yakugaragariza man ntabwo yari kubura ahantu atera ivi ukumva ntabwo yari kuhabura
tuzanye hano munyamuhanda muri Nyabugogo nose we ntabwo bikunyuze mani reka tugende umva se sisi sheri umva se sheri umva mani wandetse nyashimbabarira mbabarira nagiye kwanza akoreka wamwishe basi mani tugende umuse waboretse kumujyana se tukabanza tukaganira gake ihangane mani wowe ubu bintu nta kimwaro biguteye mani rero afashe umusore mugenzi wacu amukatiye mu bantu bangana gute mumbare nawe ngira nk'umuntu nanjye namwikundiye nanjye rega naramwikundiye jewe ikofira byimbye kandi nanjye naramwikundiye nimba nta kintu afite si ubwo igisebe ahubwo yakibonye ahubwo se nimba twebwe abasore dusigaye duseba gutya twe dukwiye gukora iki ni ugushaka amafaranga nta kindi kintu tujanye n'iki twakambere n'ibintu byo guseba gutya mani umuse ngwino ngutegera igare nawe mani mujyane ngwino ngutegera igare nawe mujyane oya wowe mukurikirana ahantu hose agiye urumva mani caraho ngaho mani nanjye ntwara mani twakise jyaho ngaho ahantu ari bujye mukurikirane tugende mani banguka atancika se mani ibintu muri banguka byatancika mani umva we banguka atancika sibyo mani mujye mundebera mumbwire nk'ibi bintu sibyo biba bibaye mujye mumbwira ibyo ari byo mani si kuko ibintu noneho ni ibiki we banguka sibyo umwegere banguka umwegere ngenge nibaganiriza mani banguka nje mani banguka utubajye imbere mani umva mani we wa munyonzi uri imbere mani wamugenjeje gake mugenje umva mani we reka tumukurikire sibyo wenda tureba ahantu agiye reka tureba ahantu agiye sibyo noneho twebwe tugira ute tumukurikire mureba ahubwo tureba ahantu genda gake kameramani si ubu ngubu ariye kwera niko kameramani banguka genda gake ngende nganiriza genda mbaganiriza mani umva ma sita watu babariye koko mani ntabwo bikunda umva se we wamwegereye mani sibyo we tubabariye umva se umusa umva se mwana sita watu babariye koko mani none yashoma sita watu unase ubu mani urabona ibintu koko bizigende bite mani we wagenze gake mani genda gake mani sawa umva se ntabwo bikunda watu babariye koko mani watu babariye abasore bose mani umusa sister watu babariye koko mwana wakihanganya ukatubabarira ko watu babariye mwana ukumva umuntu nimba umuntu agusabye imbabazi agafata umwanzuro wo kugenda agafata umwanzuro wo kugendaho gutya sibyo nuko aba yagukunda basi byemere sibyo nemere rimwe byo wabyemeye rimwe ryonyine mwana sibyo watu babariye koko sister watu babariye mwana ntabwo bikunda bari akana hano mu muhanda haranye bwoko muri kaburimbo ese si cyo cyemeza yuko akukunda akandi kirangwa iki cyemeza ko nakukunda ese cyangwa iki umuntu arakwereka ko agukunda wari umajya ngo nditerere hehe ko nagira ngo ariterere mu cyuma abandi bayitera none se mani wahagaze umva mani hagarara sister ugiye se none se umva se wa musore we ese urabona atari ibibazo nahuye nabyo wa munyamakuru we nubwo nazi naho nawe waturutse urabona atari ibibazo muhuye nabyo dore ikintu rero cyari basi dore ikintu cyari umva se nanga savira dore ikintu cyari gihari iki sibyo umva se nuburetse gato turazi kwishyura umva se nuko twavuye mu ruhame rw'abantu benshi wakihanganye basi ukabikora ko twavuye mu ruhame rw'abantu benshi wakihanganye nuko abikora mbabarira Nyabugogo sibyo wakihanganye jewe ni ari abantu benshi none uri kuhabona sibyo abantu benshi reka dore ngiye ubundi umva ngiye nkubwira ikintu ndi kugusaba mbabarira ngiye none ngusaba ikintu kimwe
ntabwo ari njye ngiye gutera ivi sibyo ariko wifashe umusore mugenzi wanjye ukamwandagaza bingana gutya sibyo ubu dusuzuguye niba umuntu yafashe icyemezo akakujyana Nyabugogo agiye kuguterera ivi wamwumvisha wandekura ndagukunda nyine wandekura apana urandekura se ntabwo bikunda nose wamunenze kibasi mugani wuramba mwandetse iki kintu wamunenze umusore urabona ari mu buryo wavuga ngo manje nago ubundi umuntu mabise umwanzuro wawe se nuwuhe basi mundeke nigendere ibindi muzayimbaza inyuma kwanjye sheri wambabare nkamubwira ijambo rimwe ryonyine kubabariza umutima we rimbwira nigeze nkubeshya urukundo ntabwo nigeze nkuryajya nta na kimwe nigeze nkora ngaha kiri no metabazi umva se nkubwire man uzi ikintu ugiye kukubwira se reka nkubwire ikintu kimwe sibyo reka nkubwire ikintu kimwe buriya uhatira igikeri hano hanze hari abakobwa bandi nyine kuba uwo mwakundanaga akaba gukoze bino bintu bigaragare ko munageze no mu rugo reka ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo hari abakobwa benshi urashitekereza ko ari isoni izi ngizi ntabwo ari isoni zitumye akora ahubwo ntabwo ari proud yawe urabona iyo umaze imyaka 2 ukundana n'umukobwa mangiye birambabaje umunota wa nyuma igapfira ahantu nk'ahangaha urumva biba ari ikibazo man urumva ariko gusa ndakomeza ngende muhendahende wenda aragera ahayemere kuko ntabwo nsubira inyuma aya nta kundi nyine wegera ngiye icyo gusa wihangane mwana sha murabona ko ibintu rero ntabwo byoroshye byariko inama natanga ku basore ubundi gute umusore apfukamira umukobwa mu muhanda rwagati akifata akamujyana Nyabugogo ahantu hari abantu barenga 1,100 akajya gutera ivi mwakundanye urukundo mugomba gukundana rwanyarwe ibindi mukabyihorera reka mbihorere sasa rero mukomeze mubane natwe uriya musore mu musengere nagira Imana birakunda ubwo nibyanga nuko ciao ndabakunda cyane.